muokoke. Yesu awapokeye. Kumusozi utuyeho bakwise murokore, munzira ugenda naho bakwita murokore, karitsiye utuyemo bakwita murokore, munsi gusambana wibera murokore, wanga ubugome bw'isi wibera murokore, munsi no kuroga wibera murokore, ibyo byose nasanze ubikora kirokore. Ulabimerita, 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 ulabimerita. Umbiriza murokore we, umbiriza. Wowe senga. Umbiriza murokore we, umbiriza. Wowe bwiriza. Umbiriza murokore we, umbiriza. Wowe kiranuka. Umbiriza murokore we, umbiriza. Wowe bwiriza ukuri. Umbiriza murokore we, umbiriza. Wowe hanura ukuri. Umbiriza murokore we, umbiriza. Tubeshyera Imana. Umbiriza murokore we, umbiriza. Ibyo yakubwiye. Umbiriza murokore we, umbiriza. Uzahagarara mu mugabane wawe, nawe uzagukura mu mugabane wawe, ukari wo wakoreye. Utasimama ndani ya uliti wako, hakuna kutosha ndani ya uliti wako, kwa sababu niyo ulitumikia. Murokore we, bakubona uyu munsi bakagufata ijambo batazi icyo wavuganye nayo. Iturize bareke bakuroge, bareke bagusebye, bareke bakuvuge. Umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyawutuye, azumirwa iye abakuvuze, abakwanga, abakugambanira, abanyeshyari bose. Eliya ku musozi Karumeli kubwo gusenga kirokole, Imana iramwumva. Gideyoni kubwo kugenda kirokole, Imana iramurwanirira. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, amazi arabahunga. None nawe senga kirokole, bwiriza kirokole, hanura kirokole, vuga kirokole. Nukora gutyo ijuru uzagubwa neza. Ijuru impundu zizavuga. Tuzacinya akadiho. Ijuru impundu zizavuga. Tuzareba Yesu. Ijuru impundu zizavuga. Tutaramane n'abera. Ijuru impundu zizavuga. Azatwambika amakamba. Ijuru impundu zizavuga. Azaduha amano yahishwe. Ijuru impundu zizavuga. Tuzanezerwa cyane. Ijuru impundu zizavuga. Imana data izaturirimbira. Ijuru impundu zizavuga. Tuzareba Eliya. Ijuru impundu zizavuga. Tuzabona Mose. Ijuru impundu zizavuga. Tuzabona Enoke. Ijuru impundu zizavuga. N'abandi benshi cyane. Ijuru impundu zizavuga. Nawe uzaba urimo. Ijuru impundu zizavuga. Ijuru impundu zizavuga. Witaye ibijyanye n'amafaranga Imana nushaka uzayazane upfa kutazababera bihemu. Turi kumwe n'iduka rya Evergreen Style, iduka rikwambika ibintu bikagenda neza cyane, ikabita tuza jay aho ngaho mu Gatsata. Jay bimeze bite? Sekanyambo muri Evergreen Style bimeze bite? N'iduka rikwambika ugahita ubona ko hari itandukaniro. Baravuga ngo hagati y'inkoko na dendo harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. So ubwo nizere ko nawe bamaze gusobanukira ukamenya Evergreen Style bakakwambika. Iduka riherereye hano mu mujyi wa Kigali munsi yo kwiposta kuri gastation gari kitwa SP. Naho ngaho mukanya nabagukubita nimero za Evergreen Style, ibintu bigenda neza cyane. Abaraza gukurikira amakuru ya BTN muraza kubona ukuntu gitifu mu wakagari ka Rwamara ngebana ku kiboho kameze nabi cyane.
none ngo yakubise umwana w'umukobwa banamuye amafaranga 200 ariko abanyerondo rikambabaza rikamuriho gutuza abanyerondo mwese nsuze n'ibisambo n'ibisambo hari n'ibisambo bidukurikiye ibisambo bikizwe ariko mu izina rya Yesu nibikizwe sawa twaza tujya ngo butase nibikizwe waya ntacyo waze gusambana wibera murokore wangu ubugome bw'isi wibera murokore yeba bawe urabimerita umviriza murokore we umviriza ewe senga umviriza murokore we wowe bwiriza umviriza murokore we iwowe kiranuka umviriza murokore we iwowe bwiriza ukuri umviriza murokore we iwowe hano ukuri umviriza murokore we abantu bahanure mu kuri abantu babwirize mu kuri abantu bakiranuke mu kuri ubundi ntibabeshyere Imana ibintu bizagenda sawa sawa haleluya umukanyi w'ikutitira plan tatisa so sam baravuze ngo tariki 15 z'ukwezi kwa mbere ngo batarakizwe ngo cyangwa bazaba batarasenga amasengesho y'iminsi 2 yego ngo hagiye kuza marayika uhana ibi bintu ni cyo cyatumye gutumira bimeze bite bashaka kume amakuru atari ivumbi oya ariko ari ikintu kimwe ubwo abantu ntabwo bafite kwizera umuntu ijambo ry'Imana avuga ngo musenge buri munsi ubudasiba niba usanzwe usenga buri munsi usenga yo yibiri ahubwo wakagombye kuba usenga buri munsi koko se tariki 15 twitegure ko tuzabona abantu barimo guhanwa benshi cyane oya ibyo ntabwo yewe mbizi ibyo ngibyo icyo nuko Yesu yavuze ati musenge ubudasiba ntimucokore gusenga kugeza igihe umuhanuzi ufatute ngo ubuhanuzi Imana iravuga nibyo papi Imana iravuga ibwira abantu ikabasezeranya igasoza ibyo yavuganye Celestin yagiye gushaka Imana mu bitare bya Samatari nibyo gusenga Imana arayibura mu bitare none se ashobora kuba yaragiye kwishaka mu bitare kandi nawe yarapfuye yari ihari n'ahangaha turi Imana irahari hano muri BTN hari Imana ikubwiye ngo kuri BTN kano ka mwari Imana ipuze iki kuri BTN ikubwiye iki kuri BTN oya BTN yari iri muri umugambi w'Imana yari biri mu mugambi w'Imana ntabwo yongera kwivugaho kuko byarasohoye nta kintu iravuga BTN irahari iri gukora imirimo n'ibitangaza n'abantu ibintu bikagenda neza yego alright reka turebe akarimbo ka Samu Murokore tugaruke mu kanya twitaba n'amatelefone niba ushaka kugira ikibazo Samu Murokore kuri uyu mwanya ari yabyimariye ndicyaro gusa Uwiteka yavuze ko uzabona umugore umeze ute njye n'ibanga ryanjye n'Imana zareka mbere yo gusuhuza umugore wanjye ndetse n'abana banjye Olga Audrey Eburi Gianni ndabasuhuje cyane cyane ukunda Samu Murokore ndamusuhuje Olga aravuga ati Murokore yubaha Imana imuhumugisha Imana yamukubwiye iki uriya mwana azaba umuntu ukomeye cyane azakorera Imana uriya mwana azakorera Imana Erega muri yo mu bice byabo 28 haranditse ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha erega ibyo byaha dushatse tuba tubiretse gusa icyo kintu kimenye ko kuba Uwiteka nibwo bwenge ukamukurikira gusa ukamukorera iyo niyo password niyo password ya buri kimwe cyose so arya uri umukristo muri hetorero mbosengera muri ADP umuntu bitarize iki yaravuze ngo noneho ngo uyu ngo buraga ngo guturuka ngo ngimbobo ngababandi bose ngikubite none ko bose bagutse ariko kare bamubonye wa musore uvuye gusoma amakuru hano wa musore uvuye kuvuga amakuru hano namubonye Imana yamuvuze iki wa musore abavuga neza amakuru ayavuga neza abantu baramukunda cyane azagumba umuntu umuhamagaro wiwe Imana yamuvuze iki Imana yamuvuze cyazaba umuntu ukomeye kuzo gutanga agumemo we gusa yirinde icyaha n'igisana Imana imufiteho umugambi mwiza azaba mu busiribateri cyane bo ntabwo namenya igihe cyo ni Imana ibizi we n'Imana babiziranweho igihe nikigera tuzamushyigikira ibintu bigende neza turirimbe mu bukwe bwiwe ibintu bibe sawa yes ngaho ko numfata kanya gato cyane tureba akarimbo ka Samu Murokore ngenda cyane Batman in the building in the stereo you know mu kanya gato cyane hari indirimbo ndaza kubahereza mu mbabarire cyane so Samu Murokore agira ati indirimbo sawa
rwa Zaburi siho nayiririmbye turi kumwe n'umusore witwa Plaisir twafashijwe turi mu mwuka si n'indirimbo yakuzwe cyane ngiye kubereka live cyangwa semi live ya Sam Murokore uburyo aba ari mu mavuta twagiye Irene na Sam Murokore atavuga tumvereye Sam ati byose ni sawa 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 yatabaye sawa 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 oh yes ni sawa sawa ni sawa sawa oh yes ni sawa sawa ni sawa sawa oh yes ni sawa sawa ni sawa sawa oh yes ni sawa sawa Iyatabayes twari dupfuye nubi Iyatabayes twari tubuze ubuzima Iyatabayes ntabwo tuba tukiriho Yesu we warakoze Iyatabayes twari dupfuye nubi Iyatabayes twari tubuze ubuzima Iyatabayes ntabwo tuba tukiriho Yesu we warakoze Ujyaho Yesu ageze byose biremera bikaba sawa 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 Yesu ni sawa sawa Yesu Lazaro amazi misine ageze kwa Yairo umwana arazuka ibihumbi 5 bishira inzara kwa Yesu ni sawa ibintu ni salama wibere kwa Yesu uzabona ubuzima ni sawa ni sawa ni sawa ni sawa ni sawa sawa Yesu ni sawa 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 sawa Mimi nakushukuru Bwana Yesu. Oh haleluya. Tunaishi kwa neema zako. Cheza, cheza, cheza. Yimba, yimba. Geregere ni vyako Yesu. Haleluya. Ni sawa sawa. Yesu ni sawa sawa 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 Wadukuye kure kure akomeye wadukuye kure none turiho uduha agakiza ufite amahoro ufite ukubigenza kaduha ubuzima kunyuranya amaboko y'abaturwanyaga imigambi y'ababisha wayiburijemo bihindizo by'ibyuma ubicamo kabiri twaciye mu mazi ntiyadutembana duca mu muriro ntacyo twabaye humura ntutinye ari kumwe nawe araduhetse mu mugongo we ntutinye kwa Yesu ni sawa sawa Yesu ni sawa sawa karande zirahunga Yesu ni sawa sawa uburwayi bugahunga Yesu ni sawa sawa ubukene buratinya Yesu ni sawa sawa ubushishi bugahunga Yesu ni sawa sawa kwa Yesu ni sawa sawa Yesu ni sawa sawa abarozi barahunga Yesu ni sawa sawa ibitega bigatinya Yesu ni sawa sawa abapasiteri bakima Yesu ni sawa sawa amatorero akavuka Yesu ni sawa sawa ubutumwa bukavugwa Yesu ni sawa sawa abaririmbyi tukaririmba Yesu ni sawa sawa tumucinyira akadiho Yesu ni sawa sawa tumucinyira akadiho Yesu ni sawa sawa ariko Yesu bamwita Sam Murokore ati kwa Yesu ni sawa sawa none muri studio hamaze kugeramo igikogoto kabisa kweli arahiye ko Izo ni z'abayangi star bro hadasha reka izo ni z'abayangi star urumva mwana ujya mu z'abahungu maniga nawe se abana ngo harahiye ariye cyane sans kwa Yesu waya hagomba gushya
izo ni iz'abayanga isitamu. umva kano kana usubiye muri sawa. Yasuye Lazaro ni sawa, azi misine ni sawa, kwa Yairo ni sawa, narazuka ni sawa, 5,000 ni sawa, shiri nzara ni sawa, kwa BTN ni sawa, turakira ni sawa, biragenda ni sawa, ni sawa. Yes, nakubwira ngo ufite telefone kano ka mwanya ngiye kumuha amafaranga 20,000. Urumva? Ufite telefone muri aka ka mwanya ngiye kumuha 20,000. Yangirihera. Oya. Abo turi kumwe muri studio mwihangane. Ngiye gutanga 20,000 arava kuri konte ya Ahupa. Nta kindi bigusaba, ugomba kuba utunze muri telefone yawe application ya Ahupa. Nibyo bintu turereka Ahupa ukuntu bimeze neza. Noneho bafite na nimero ya WhatsApp bandikiraho bagahita bagushyira ku murongo. Ugaha ibintu byose uri iwawe mu rugo. Imyambaro, amatelefone, amamodoka, urumva? Ahupa. Harya irene twereke ukuntu bigenda. Uyu mukobwa mwita Fabiola yaravuze ngo rero kandi kuri Ahupa ngo presto. Umuntu ugiye guhamagara bwa mbere akambwira uburyo iyi application ikora. Ibicuruzwa tuzasanga kuri ahupa.rwa. 20,000 urayabonye. Aba bakwita nuhereye Ariane Rurindo. Samu Murokore agume muri muzika, mushakire majabu ajya guhinga bigenda bite? Agume muri muzika. Agume muri muzika. Indirimbo ya Samu Murokore uzi ni iyihe? Indirimbo ya Samu Murokore uzi ni iyihe? Iyo yitwa sawa ivuyemo. Ndirimba twumve. Ntabwo nzi kuririmba. Ukeneye 20,000 guturuka muri ahupa.rwa. Ndabishaka. Imamu ya Mungu ndayaguhaye. Tumbwira nimero za telefone wowe. Mbwira nimero za telefone 0788. Nimero yanjye ya telefone? Yego. 025. 025. 39. 30. Nusubiza iki gisubizo neza urahita ubona ubutumwa bugufi bw'20,000 buvuga ngo buturutse kuri Ahupa. Ahupa yubahwe. Iyi Ahupa uyishyira muri telefone yawe ubuhe bwoko? Iyi porogaramu bwo igufasha iki? 20,000 mpita bigukubita njya mubwira ndakuremerera icyo bise 2021. Uhita uvuga uti ibintu ni sawa sawa. Samu Murokore nahita kongera 20,000 si 40. wagiye yagiye. Hari akantu hano bongeraho kitwa ngo ni store. Ahupa store. Ahupa store. Store ni stoke. Bivuze ngo ni wifite muri telefone yawe. Already ufite stock aho ngaho. Chaho ngaho uvuga uti nkeneye. Uko ukigura stock ukinjira ugasohokana akantu. Niba utuzi iyo application umenye yuko ni stock rwose witungiye iwawe, ni umutungo wawe ugendana. Sanzuza ubwenge bwinshi bise nkwizi nkweto kewe. Ndemera kuri Ahupa maniyingi. Genda ziguhaye. Uhamagare boss kuri ya nimero akuremere niba atagenda n'amaguru. Oya z'imikino. Ngewe narihaye urumva kubera ko nsanzuzi icyo bise ahupa.rwa. Urumva? Ukaba unyisobanukiwe neza ufite telefone Android hita downloading application singizi hano ntabwo zigaragara ndazigumana gutyo ariko rwose abantu babyumve neza iyo ufite Ahupa store muri telefone yawe ufite mini application ni stock uri kugendana kabisa cyane. Niba uri hano mu mujyi fata ya telefone yawe uce kuri application ngo hamagare ya nimero ewana mu rugo bavuga ngo ntacyo wasize cyangwa se abikiza nimero za telefone 07 cyane ubandikire kuri WhatsApp bahita bakubwira ibindi ukurikiza ubundi ubumaye nyiramahirwe yo kwitungira icyo bise Ahupa store. Izi nkweto niho naziguze original. Inkweto
uzambara ngo turi ku mupira ni ibintu bidashoboka cyane urabyumva neza so twita abantu kuri telefone dutanga amahirwe ntubaza ngo Sam Murokore agume muri muzika ajya guhinga mushakire majago ashoka igishanga ariya Kevin Christian barushimuwe ewana ngenda ariko ndashaka kugira ngo nkubaze Kevin ngira nk'ikintu ibintu bitatu ubona kuri Sam Murokore n'igituma ashobora kuguma muri muzika nimba nabwo ubidekirive uri umuririmbi yego umbwira uti Sam Murokore nge namugira inama yo kuva muri muzika sutinye muri kumwe hano yego Sam Murokore gira ku kiganza cyawe kiri nta metiriho icyo ni ikintu cya mbere agomba kwihutira gukora icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwihutira gukora abasore benshi mutinya ikintu cyitwa ngo nta stoke ndaba bafite mu rugo n'umuhungu yasipoza bakira abashyitsi ibyo bintu ni ibiki icyo ni cyo kintu cya mbere hano mudukurikiye icyo kintu ntabwo ari ingenzi icyo ni icya mbere icyo ni icya mbere kiratse n'ibindi byose yamani ako kantu kiravuba vuba ikindi cya kabiri nta mpamvu yo gutinya ngo ibintu muri abasore benshi twitinyira kuvuga ngo abantu nibaza kubakira gutya na gutya gutya na gutya iriya nimero ubonye hariya 0785 yawe pastor izagufasha kubaka urugo no kurugendana neza kuri telefone yawe none aha ngaho usoke hano wamaze gushaka aho pastor abo kanya hitunyarukira kuri icyo bita Play Store uhita ushakamo aho pastor hanyuma icyo ngicyo ni icya kabiri kizagufasha rwose kugira ngo uhindure twagiye nimba ari mugube ese akwiriye kuguma muri music cyangwa se ashake majagu jewe njye muri tekari mugure majagu ashaka igishanga hari icya gatatu gusenga nusenga ibintu byose bizemera alo bimeze bite uyu munsi ni mu mwuka wo kubaha amafaranga wowe bakwita duherereye Nyandwi Jean Claude from Nyagatare ndagusuje Nyandwi ndagusuje na umwaka mushya muhire kuri Nyandwi n'umuryango wawe turakumashije cyane kandi n'abana b'Imana ambasaderi wacu Nyagatare turakwemera by'amahanga tubigarukaho mwiza cyane Nyandwi njye turanezerewe cyane kabisa Sam Murokore uramuzi ndamubona indirimbo ze uzi ni zingahe ubwo akwiriye kuguma muri iyi music cyangwa ngewe nkore ku ikofi mugurire majabu oya agiye muri muzika ahubwo agiye muri ahupa agore saro ajye kwakira ajye muri ahupa ibintu byose bigende neza kabisa ikibazo ngiye kukubaza gifite agaciro k'amafaranga 100,000 inka yanjye y'umukara umva yo ngoye mbwira nimero ya telefone byihuse vuba 788 andika Kevin 3 110 iki kiganiro gifite umuterankunga wa Samsung 250 iduka ryiza cyane tumaze mu minsi muri promotion iyi promotion yitwaga ngo iki yatangiye ryari rangira ryari 1,000 uhita ubyakira kuri telefone urakoze cyane umvura mwiza twanyweye tutana si ibibazo nituri ambasaderi Nyandwi baraseze umviriza Murokore we umviriza Murokore we umviriza abuza amafaranga we Nyandwi abuza amafaranga we Nyandwi bakiranuke asenge kuri telefone yes alo yaciyeho telefone 2 bigiye gusohoka muri kano ka mwanya gukumvatanya na Ahupa Store turi kumwe na Samsung 250 noneho Limited yubawe barabizi ko nimero yarwo ari 0788 30 nta bibazo
barabyibuka noneho hariya tugiye kujya tugukorera n'utuji urabyumva neza cyane abaguze mukora ji kugira ngo zifashe n'abarokore kubera ko ntabwo abarokore nabo bakeneye juice kandi za ingufu gin limited kandi bizaba nta kibazo bazakora juice ubwo n'ubutumwa babwira uteka bivuganye nawe bagende bakore juice bakore juice urwo ruganda ingufu gin limited uteka utumye asaba umurokore ati wiki bakore juice nazo zigenda amina zifasha abantu hanze kuko hari abarokore haleluya yewe umurokore aganishije navuga ngo kuri wa munsi ji zizabe ziri ifoto ye niyanduza kabisa so telefone ebyiri za nyuma saa moya zirageze njyewe ngiye gukuramo akanya karenge suhuza umukunzi w'igisheke cyane buriya ariko baze kwibuka kudukina kakavido kamurokore reka dusabe ku banga bw'ibyuma dushyiremo kamurokore tumenye turindire telefone ebyiri uyu mwene data yari ahantu nabonye ari kugasirimba noneho abantu ariko nguriya musore wari uri kumwe na papi ngo wambaye ishati y'umweru muri gutamba murokore ikibazo cye nashatse no kumushyiramo kompreseri ngo bamuhage byibura yongera ibiro ararya nimba byariyongereye ibiro bingahe Kevin jewe ibiro 50 baze kudushyira video ya murokore so akaririmbo kasa murokore umviriza murokore ikadukurikira akaririmbo murokore twitabe telefone ebyiri ubu nakarimo tunagasorezamo nitahira pe inkweto nazitanze ariko telefone ndahita nodaringa izindi kuri aho kuvuga tukiri hano abantu bakiranuke basenge begera Imana cyane muri ibi bihe barushaho gusenga cyane ko basengaga kuko Imana nizadukuriraho iki cyorezo cya covid Imana yonyine nizadukuriraho Uwiteka avuganye na Salomo murokore nicyo kigiye gukurwa mu izina kuri BTN basenge begera Imana bareke ibyaha amina yego sarika turakaririmba murokore tugatanga ubundi tunakuramo akacu karenge ibihembo by'uyu munsi ni 120 harimo ibihumbi 100 byo turutse muri Samsung 250 harimo n'ibihumbi 20 byaturutse muri aho pastor ubwo udahindura ubuzima ndamubwira ngo uburiye umubyizi mukwe ntako aba atagize bro man twagiye gasaba murokore avuga ati umvireza murokore we umbereza Wokoke Yesu awapokeye Kumusozi tuyeho bakwise murokore Munzira ugenda naho bakwita murokore Karitsiye utuyemo bakwita murokore Munsi gusambana wibera murokore Wanga ubugome bw'isi wibera murokore Munsi no kuroga wibera murokore Ibyo byose nasanze ubikora kirokore Baba we ulabimerita 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 Umviriza murokore we umviriza wowe senga umviriza murokore we umviriza wowe bwiriza umviriza murokore we umviriza wowe kiranuka umviriza murokore we umviriza wowe bwiriza ukuri umviriza murokore we umviriza wowe hanura ukuri umviriza murokore we umviriza tubeshyera Imana umviriza murokore we umviriza ibyo yakubwiye umviriza murokore we umviriza uzahagarara mu mugabane wawe nawe uzagukura mu mugabane wawe ukari wo wakoreye utasimama ndani ya uliti wako hakuna kutosha ndani ya uliti wako kwa sababu niyo ulitumikia murokore we bakubona uyu munsi bakagufata ijambo batazi icyo wavuganye nayo iturize bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyahutuye
bazumirwa abakuvuze abakwanga abakugambanira abanyeshyari bose Eliya ku musozi Karumeli kubwo gusenga kirokole Imana iramwumva Gideyoni kubwo kugenda kirokole Imana iramurwanirira Abisiraheli bageze ku nyanja itukura amazi arabahunga none nawe senga kirokole giriza kirokole hanura kirokole vuga kirokole nukora gutyo ijuru uzagubwa neza tuzacinya akadiho tuzareba Yesu tutaramane n'abera azatwambika amakamba azaduha amano yahishwe tuzanezerwa cyane Imana data izaturirimbira tuzareba Eliya tuzabona Mose tuzabona Enoke n'abandi benshi cyane nawe uzamurimo Ego bye bye Samuroko ndagushimiye ko witabiriye ikiganiro nanjye nuko ngiye bikacimira abafatanya bikorwa aho pastor ndabashimiye cyane Samusanga 250 ndetse na yene batuyoboye ndagushimiye cyane biye byiza kuri mwe Jesus, 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 Jesus. Igihe wihebye wigunze ugasenga ubabaye washobewe inshuti abavandimwe bakakureka abo wiringiye bakakuvaho aho niho Uwiteka azagukora ariko niyo yabikora wowe uzibagirwe ko yakoze ibirenze ibyo He was sacrificed Golgotha for me and you to get eternal life. He was sacrificed Golgotha for me and you to get eternal life. I say, shall I, I shall never forget my Lord. Shall I, I shall never forget my Lord. Because there is life in the Lord. Hallelujah! Muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe mushime izina ryegera nanjye ubwo nagubwaga neza naravuze ndi ntabwo nzanyeganyezwa agahinda kazashiraho izina bara zizashiraho ubutayu buzarangira Yesu yerekanwa ibyo byose bizashiraho Yesu yerekanwa ibyo byose bizashiraho
kwisha wari uriho uhumure ejo hazaza uzaba ibuka kwisha wari uriho uhumure ejo hazaza uzaba agahinda kazashiraho izindi ntambara zizashiraho namaze kwasesekara kabisa ndi kumwe na murokore Samu guturuka hari Nyarutarama Muroko bimeze bite turashima Yesu abantu mbijije icyuya kabisa ngagahinda kazagwa ku gasi kazashaka za corona byose bizashiraho Yesu niyerekana ibyo byose bizashiraho haranditswe ngo nubwo kwizera kwawe kwaba kungana n'akabuto ka sinapu bigenda bite sinapu ni ukuvuga ngo ibyo byonyine ntibyatuma Imana idakora kwiringira gusa kwizera niyo password ya buri kimwe cyose derukana ahangaha uvuga uti njyewe buriya ndibava kure yego ariko ndabona muri muzika uhagaze neza cyane Samu Murokore bimeze bite ndashima Imana ndashima Yesu mperukano ndi gucuranga humviriza Murokore we humviriza bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge bareke umunsi Imana yamanutse ije kubemera hahiye ko bazumirwa iye abakuvuze abakwanga hahiye koko Yes, turabakira ku murongo wa telefone mutubwire turi kumwe na Samu Murokore yamaze kugera ntabwo ndi bumubwire ngo ikaze muri studio za BTN kubera ko Samu Murokore yamaze kuba umushyitsi musanga siko kuri se hano ndakunda cyane BTN ni nziza cyane Imana izibaho umugisha mwinshi cyane Samu Murokore yatubwiye inzira y'umusaraba yaciyemo atubwira ukuntu ariko hari ikimana yaravuganye nawe niba baravuganye mu buhe buryo I never know gusa ikizima kiriho nuko ari ikiyuteka mu Imana ngo yakoze aba bimeze bite gabanya volume ya televiziyo yawe Terezo watubari umuntu wamagara ashaka kwiyumva uzajya uhita ugira ute ubirindura aba so Muroko kugeza kuri uyu munsi wa none ubona guhitamo kariyeri yo kujya muri gospel yes aho kugira ngo ujye muri izi ndirimbo zindi tu zasekira alo bimeze bite wagabanyije volume ya televiziyo yawe tukabasha kumvikana papa televiziyo yafunze bakwita nde ndakora Gerard witwa Gerard uherereye Gerard ni Nyabisindu uri Nyabisindu kari Karusizi urakoze cyane ndashaka kugira ngo umbwire Samu Murokore akomeze mu ruhando rwa muzika tumushakire amajagu yishakira akarimo k'amaboko bigende bite nakomeze kabisa arabishoboye abo bamwanga bose avuga ko icyo bazumirwa bamwanga bazumirwa bose kabisa ngaho gira ijambo rimwe ubwira Samu Murokore yewe mubwire Murokore ati nakomereza aho tumuri inyuma ndakeka karangwe cyane kabisa Murokore urakoze cyane Samu Murokore harya katumaze kureba kitwa ingi byose bizashiraho Yesu niyerekanwa byose bitakwisha bizashiraho mambo kwisha ibigeragezo kwisha inzara kwisha ariko Samu ndashaka kugira ngo umbwire akarimbo kamwe ndashaka kugira ngo umbwire kuri izi ndirimbo zawe ko wumvishe injyana yawe ushobora kugira ngo uribava kure bana wowe n'ibihe bigeragezo muravugana na Deimbazwe Emmanuel ntabwo ndi kukumva uravugana na Deimbazwe Emmanuel mukomeza muzika biraryoshye cyane none Samu Murokore yakomeze muri muzika cyangwa reka data akomeze muri music arumva ari uburyohe Samu nari nkubajije urakoze sawa wumvisha amateka yawe ukumva injyana zawe ukumva uburyo winjira muri uyu muriri uravuga uti Samu Murokore byanze bikunze nibava kure
yego papa ni ukuri nikure cyane Imana yamuye impamvu ndirimba wambajije ikibazo kare nari nkikibuka ngo ese kuki utaririmba izi za sekira aririmba ubutumwa bwiza kwamamaza Yesu nakubwiye ukuntu nagwaye akaguru kanje amezi ane bakantesha 180 bagakuramo igishyitsi n'amakira icyo gihe rero kamaze gukira ponseze yagarukiyeho dogiteri agiye kugaca Imana yamubwira ngo ntagace amasaturi mwereke ikintu kirimo Imana ko yabwiye na dogiteri yaramusanze ni n'umwamuzi ni nuze ni ubuhamya bukomeye cyane buri kuri za YouTube cyane ushatse wandikaho Samu Murokore uhita ububona ni ukuvuga ngo uvuga nitwa Samu Murokore ni indirimbo banyitiriye yitwa Murokore ubundi amazina yanjye asanzwe n'indize Samuel ariko noneho kubera iriya ndirimbo yitwa Murokore ngo bareke bakuroge bareke bagusebye Murokore iyo ndirimbo niyo banyitiriye ariko noneho Imana icyo gihe ntabwo nzibagirwa yarambwiye ngo rero umwana wanjye impamvu akaguru nkakongeje kujya kabiri suko nabandi bataracemo ntabakunda nabo nabantu banje ariko none genda umbyinire uzirimbire uzumvugira kandi uze unyamamaza niyo kondisiyo ubu nukuvuga ngo uri kuri kondisiyo y'Uwiteka w'Imana nukuvuga ngo none ntarukira nkajya muri sekira bucya abantu bajyamo bajya kwamamaza izindi nukuvuga ngo icyo gihe nshobora kuzahura n'ikibazo Imana ishobora kuba yagatwara kuko dufitanye kondisiyo kuko njye muri sinumvaga ashaka kuririmba cyane numvaga ashaka kuzaba umuhanuzi kubera ko nabonaga mama ari umuhanuzi bamusanga ngabahanurire ngo ashaka kuba umuhanuzi ariko Imana irambwira ngo ndirimbire duka rero noneho byarizanye sigaye ndirimbira Imana yarabikoze cyane ndayishimye papa yarabaye kabisa Imana yarabaye cyane niyo kubahwa kabisa Samu Murokore urumva ko yaboneka aho yavuye ni kure cyane nkavuga rero amazanye ngo aho mvuyeho ni kure aho ngana ndaharuze niho hafi kandi mfite icyizere yuko umusibare ejo ngagerayo haje ariko nanjye uzi ko minsi mike ninja studio kabisa kuko rero ni urugamba rukomeye ariko Yesu yarabaye umuntu yakubitwaga akajya imboga z'urusenda yabuze icyayi kabisa zitarimo n'umunyu byari ibintu bikomeye cyane so ku murongo wa telefone turabakira murimo kumva ibijyanye n'ubuhamya bwa Samu Murokore ariko se iyi kariyeri ya music ya gospel uyu munsi wa none nta materaniro ahari ngo uratumirwa mu bitaramo uratumirwa mu makoraniro uyu muziki uragabura uyu muziki nimuzawukora mukabura n'uburyo mujya muri studio uyu muziki nimuzawukora alo bimeze bite umeze neza alo hahiye koko Samu Murokore mbwira uzabigenza ute uyu muziki uzawungukira jewe ntabwo ingororano zanjye ntabwo nkorera ingororano z'isi nkorera kugira nzabone ubugingo buhoraho niyo mpamvu nakubwiye gusa najya muri biriya bya sekira njye kwamamaza biriya bya sekira ibikinze nirwa hirya no hino ababikora nabo ni muhamagaro wabo ntabwo mbavuze ngo sekere babikore alo yego turakumva Inosa uherereye he Herereye mu karere ka Kirehe uri mu karere ka Kirehe Samu Murokore akomeza injyana ya muzika ashake amajagu yigira kurima ibijumba n'imyungu hariya za Rukinanyana bigende bite Samu Murokore nakomeze kabisa afite amavuta ako afite amavuta icyo wumva cyagufashije muri wowe wumva ko ugomba gukomezanya na Samu Murokore ni ikihe afite amavuta y'Imana kabisa rwose Samu Murokore none se nyewe mfite ay'ikirungi nimba mfite amavuta y'Imana njye mfite ay'ibirungi oya nta mavuta kuriho njyewe nta mavuta ndiho nta mavuta kuriho kabisa Samu Murokore afite amavuta y'Imana kabisa azi gusimbuka afite agasimbo fresh uzi ko ibintu unkoreye utumye ncika umugongo sha njyewe mba nisize ikintu cyiswe vaseline muganga ariko njyewe urareba usanga nta n'igishonyi kwe ibintu nkoreye urantuki sawa urakoze cyane sana Muroko ndashaka kugira ngo mbwire abantu batikomeza muri iyi njyana ubushobozi bwo gukora audio bwo gukora video ubukura ni ukuvuga ngo ubushobozi bwo gukora audio njyewe Imana yarambwiye ndi gusenga ntabwo uzabyibagirwa ndi gusenga
umusozi irangije iransanga ninagiye isangira nijoro icyo gihe mvuyeyo irambwira ngo umwana wanjye izakubera umuterankunga kuvuga ngo iyo indirimbo yanjye ikunzwe nk'iyi Murokore usanga video yayo umuntu wayisohora Murokore ni umuntu Imana yakoresheje nta namusabye arayisohora video hari n'indi yitwa Guma mu Mwuka nibi mubona duhanura bigasohora nuko dukoreshwa n'umwuka wera yes reka dufate akaruhuko gato cyane turebe karirimbo ngo humbiriza Murokore we Nyagatare barambwiye ngo basanze nta mavuta mfite mumbare mu ndebe kuri kamera hariye ko yewe nuko nta mavuta mfite ibi ni ibiki jay muga wokoke yesu awapokeye kumusozi utuye bakwise Murokore uzira ugenda naho bakwita Murokore karitsiye utuyemo bakwita Murokore unzi gusambana wibera Murokore wanga ubugome bw'isi wibera Murokore unzi no kuroga wibera Murokore ibyo byose nasanze ubikora kirokore yebaba we urabimerita 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 umbiriza Murokore we umbiriza wowe senga umbiriza Murokore we umbiriza wowe bwiriza umbiriza Murokore we umbiriza wowe kiranuka umbiriza Murokore we umbiriza wowe bwiriza ukuri umbiriza Murokore we umbiriza wowe hanura ukuri umbiriza Murokore we umbiriza tubeshyera Imana umbiriza ibyo yakubwiye umbiriza Murokore we umbiriza uzahagarara mu mugabane wawe nawe uza gukura mu mugabane wawe ukari wo wakoreye utasimama ndani ya uliti wako hakuna kutosha ndani ya uliti wako kwa sababu niyo kuitumikia Murokore we bakubona uyu munsi bakagufata ijambo batazi icyo wavuganye nayo iturize bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyahutuye azumirwa iye abakuvuze abakwanga abakugambanira bazumirwa abanyeshuri bisema turaka karirimbo mwese muzumirwe kuko uzi ko bya bintu bikaze we telefone ebyiri cyangwa eshatu ubundi dusoze haza ikiganiro The Play yangange na cyari ndahiro Valence aka Badman aba bimeze bite Allo? 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 Sha, iyo telefone ntabwo wayiguze muri Samsung kabisa. Allo? Yego bakwita ruherereye papa wanje. Witwa Uwimana murereye mu Ruhango. Witwa Uwimana uherereye mu Ihanika? Mu Ruhango. Mu Ruhango. Ariko mbwiza ukuri mu Ruhango habura iki ko hakira abantu barwaye amavunja biri guterwa n'iki kwe? Ibintu Ruhango. Yego mu Ruhango. Samu Murokore yakomeze music cyangwa se areba handi yakwerekeza uyu muziki binagaribye. Rwose nakomeza ariko nuko bajya babirimo. Wiki? Akomeza nta kibazo ariko ajya ashyiramo n'abantu baciriritse ntibakajya bashyiramo abantu beza gusa. Abaciriritse gute? Ntabwo ndi kumva. Ni wowe kukubwira. Ajya akomeza nta kibazo ariko ajya ashyiramo abantu baciriritse ntagashyiremo abeza gusa. Ntagashyiremo abeza gusa? Nk'abakene ashyiramo abantu beza barenze gusa. Mu mavideo bajya ashaka na rubanda rugufi yisanishe nabo.
ntagashyiramo neza gusa ajya ashyiramo n'abantu baciriritse. Urakoze cyane ngo Sam uhita umusubiza uyu mwene data vuba. Nakumvise cyane ndaza mbikora ndabyemeye. Igiye gusohoka yitwa guma mu mwuka nzabashyira. Agashyiramo abantu nuhora bakeneye. Urakoze cyane dusuhuriza abo mu ruhango bose by'umwihariko abakurikira ikiganiro n'indi rushundi turabakunda cyane muraba agaciro. So ngayo nguko rero telefone ya nyuma ubundi Sam Murokore nicyo wabwira bari bagurikiye BTM TV muri kano ka mwanya mu kiganiro n'indi rushundi nakuzanye hano kugira ngo turebe ese koko indirimbo za gospel hari aho dushobora kugeza umuntu. Ese Sam Murokore we injyana arimo niyi buri hari ukuntu umunyamakuru ashobora kukubwira ngo abantu ngo ruswa watwitse kandi agira ngo umubwire uruhande wigendere. Alo so ngaho tubwire gabanya volume ya televiziyo yawe twumvikane nyamuneka. Alo so Tereza umuntu utumvikana by'umukura ku murongo kugira ngo ataturire iminota hari byinshi cyane tuba tugomba kuvugaho kandi tugeze ku musozo. Sam Murokore ndagira ngo abantu bavuze bati komeza muri iyi njyana komeza rwose baturi mu mavuta ariko papi wowe nta kintu cyiswe ivuta aha ati habe n'ibirungi nawe urayafite neza cyane. Ibintu dukora bya gospel ubundi hari ikintu abantu baza bitanga ntabwo dukora gospel wamamaza ubutumwa bwa Yesu ushaka inyungu z'iyisi nibyo ariko iyo ukoze ushaka ubugingo buhoraho Uwiteka arunduka akagushyigikira kuko isi n'ibyuzuye byose ni ibyayo ntabwo tuzakina cyangwa dusabirizwe kuko dushyigikiwe n'umugabo w'umukire ari we Yesu. Ariko noneho iyi gospel iyo uyikoze neza uri mu muhamagaro w'Imana byanze bikoze Imana ikugeza kure. Ariko nimba uyikoze gusa ujemo gukoreramo amanyanga ntabwo Uwiteka bimunezeza n'ubundi usanga ntacyo wageze. Abantu bashobora kwifuza ibihangano bya Sam Murokore babikura hehe? Abantu badukurikiye n'abavuze ndabakunda cyane Imana izibaho umugisha ibagure bakomereza amaboko. Ibihangano byanjye ubishaka wajya kuri YouTube gusa ukandikamo Sam Murokore ntacyo uhita ubibona ukabona n'ubuhamya bw'ukundi Imana cyagiye yahabaye ndwaye akaguru ukabibona byose ni ibintu birebire cyane Uwiteka yagiye akora ukandikamo nimero wambamagara kuri 078 49 28 335 ubundi tukagomeza gufatanyiriza hamwe twamamaza Yesu. Yasingaye gukora reka mbashimire cyane muri wese twabanye mu kiganiro n'indi rushundi reka nshimire Sam Murokore bagize neza kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze nawe. Ahangaha ni mu rugo ahangaha urisanga so reka nshimire abafatanyabikorwa bacu nshimire Ingufu Chini Limited ntimuvuge ngo ko nakiriye Sam Murokore ngo nkaba ndimo kuvuga ngo abo benga gasembuye n'abafatanyabikorwa hano turacuruza nawe ufite ibindi bikorwa yifuza ko tukwamamariza ngwino hano isente tukwate sente wallahi tuzagara sente dushimire cyane Mburwa twabanye nayo dushimire cyane ivuriro garuka kumwimerere nshimire cyane Tresor wari uri ku bahanga bw'ibyuma ubundi baravuga ngo akaryoshye nigahora mwitiye makina timogame nizo zihera mu cyungo nshimiye iduka Samsung 50 nshimiye Evergreen Style duka ritwambika bikagenda neza cyane na Sam Murokore bayambitswe n'iduka rihe iryo ngiryo Evergreen Style niyo kabisa Evergreen Style uruba rero Evergreen byabikoze neza cyane Uwiteka barinde bye bye asubira wa kare mu kiganiro nk'iki ariko ibyiza bya BTN byo birakomeza sio Jesus Jesus igihe wihebye wigunze ugasenga wabaye washobewe inshuti abavandimwe bakakureka abo wiringiye bakakuvaho aho niho Uwiteka azagukora ariko niyo yabikora wowe uzibagirwe ko yakoze ibirenze ibyo he was sacrificed Golgotha for me and you to get eternal life. He was sacrificed Golgotha for me and you to get eternal life. I say shall I shall never forget my Lord. Shall I
ibuka imvunyinji wangijije ibuka imirimo wakoze mana I say you really he's my God I say you really he's my God for trouble he takes me through for battle you fight for me for struggle he takes me through I say you really he's my God I say you really he's my God I say shall I shall never forget my Lord shall I shall never forget my Lord because there is life in God there is life in God ndani ya urithi wako kwa sababu niyo ulitumikia. Murokorewe bakubona uyu munsi bakagufata ijambo batazi icyo wavuganye nayo iturize bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyahutuye azumirwa yiye abakuvuze abakwanga abakugambanira abanyeshyari bose Eliya ku musozi Karumeli kubwo gusenga kirokole Imana iramwumva Gideyoni kubwo kugenda kirokole
hanura kirokore